hanyuma rero abaganga bakantera ibise ariko umwana ntavuke. Nari mfite mabukwe w'umuhanuzikazi rero nuko aherutse gutaha, aja mwiyerekwa aravuga ngo Imana iramubwiye ngo umuvuzi ari Yawundi, kandi mabukwe ntabwo yari ahazi Yawundi. Aravuga ngo Imana irambwiye ngo umuvuzi uravura Nyirapasika ari Yawundi. Umunani marayika w'Uwiteka bambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubaha Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka tibazagira icyiza bakena. Aya magambo ndangije kuyasoma nkabaza ikibazo ku bashitsi bari hano. Ubuhanuzi butubwira ibyabaye, bukatubwira ibiriho n'ibizaba, yego, ariko amateka yo atubwira ibyabaye. Tugiye kwinjira mu buhanuzi rero, tumaze igihe muri A tugiye muri B. Aya marenga ya gihanuzi niyo yatumye itorero ry'Imana iririnda. Ndabaho urugero. Imana ibwira abana bayo ikiyoka. Abatazi Imana baba bazi ko ari ikiyoka gisanzwe, ariko abazi Imana bazi ko ari Satani, yego. Imana ivuga umugore mu buhanuzi, abakurikirana ab'Imana bumva ko ari itorero. Imana yarinze mu gihe cya kera, niyo mpamvu tubona ko Imana izarinda no muri iki gihe. Imana irinda abana bayo, kandi no mu gihe kizaza Imana izarinda. Kandi mbabwire, burya abafite amatwi yumva bagomba kumva ibyo Umwuka abwira amatorero. Kambabwire ko no mu gihe cya Yohana harimo ababa batumva. Kandi nongere mbabwire, kambabwire mwa bana b'Imana mwe, baba ari abashitsi n'abadive bari gusubira inyuma. Umuntu uzasubira inyuma cyangwa se umuntu utakumva ubu butumwa ngo ashaka ibindi biryoshe birenze ibi bitaramo bihari, kereka nibura uwo gupfa. Kereka nibura uwo gupfa naho abantu baritanze. Esa abantu batitanga mwewe mu birebe, ni gute umuntu akorora bakamuha Bibiliya atavuye mu murima we, baguhereza Bibiliya y'ibihumbi 10, nta murima wanje uvuyemo, utari mwene mama, utari na sheri wanje, utari n'umwana wo mu rugo. Abantu bakareba bati turi kubona twakora umurimo w'Imana kanaka tukamuha Bibiliya, ukirenza turamuhamo n'indirimbo. Ko Mana yanje, abakorari bararirimba pe. Ndi kubona hano ababyeyi bari kuririmba ngenda kuguruka. Burya hari abashinzwe kwataka. Hari abana ndi kubona bafashe guca mikoro ukagira ngo nibo bayiremye. Noneho bababyeyi bo bakaja kwataka, abandi bo bari kuvuga ngo mukomeze. Haleluya, mukomeze. Ariko impamvu biteraniye, Imana irashaka umuntu ngo niyumve imbabazi yamugiriye yihane. Niyo mpamvu abantu tuba twahuruye akazi twakaretse. Hari indirimbo nkundaga ya 94 uretse ko abantu bayihinduye bagashiramwe ibindi ngo nibankunda guterana ku isabato. Ariko amagambo aravuga ngo isabato itahaba. Aho niho Yesu yantoreye, ambwiza ijwi ryiza, nibwo namwitoraniye mu ihuriro ryiza. Ihuriro ryateranye ari ku isabato, abantu imirimo bayiretse. Burya aho uzamenyera abadivica rico, ubu bigaragara ko turi abasirimu kuko twiriwe imbere ya Data wa twese, twiriwe imbere y'igikomangoma. Ariko ejo bamwe turaba turukwahira, abandi tweguye ifumbire, abandi bari guhina amapantaro bari kwegura ibiti. Ejo isi turaba twayishandabye, ariko ijuru ryaduhaye mu munsi wo kuba hafi y'Imana. Haleluya. Biragusaba ngo nawe rero uzirikane ko abantu batasaze, bikaba bigaragara ko tutari inkora busa. Abantu benshi ntabwo bazi ko tugomba gukora mu minsi 6. Burya Bibiliya iravuga ngo umuntu udakora ni mugenzi w'umurimbuzi. Iyo udakora uba ushaka kuzanira urugo rwawe ubukene. Birasaba ngo mu minsi 6 ukore. Turakora rero, nubwo musa nk'abaminisitiri kandi koko muri bo, ariko ejo isi iratubona. Tugamena tugasaba ubuzima, abazi kwikorera bakikorera. Haleluya. Abazi gucuruza bagacuruza. Kweje isi iratubona, buriya twafunze, ariko hari izindi imbaraga ziraza, kandi Imana iduhimigisha. Buri Imana iduhimigisha, asigaye tukabona icyo kurya. Reka rero nsome aya magambo
ku bana b'Imana ikibaranga. Imana iha umugisha Daniyeli na bagenzi be. Mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijana mu gihugu c'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Shipenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu miryango y'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyabwenge b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakarudaya n'ururimi rwawo. Nuko umwami abatekereye igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko umutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, naho Hananiya amwita Shaduraka, na Meshaki amwita, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Maze Daniyeli agambirira mu mutima yo kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza, kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami databuja wabatekeshereje ibyo kurya muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba munshize mu kaga gatera umwami kunca igihanga. Nuko Daniyeli ahera ko abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona aba ari kuzagenzereza abagaragu bawe. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso haba ari heza kandi habyibushe kuruta abandi basore baryaga ku byo kurya by'umwami. Nuko icyo gisonga kibakura kuri bya byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, akaja baha ibishimbo. Amen amuvuze. Somya amagambo maremare ariko ari icyigisho gikomeye cyane. Haleluya. Imbere y'umwami, sinzi ushize narababwiye ngitangira hana amavuna, ndababwira ngo hari ibyigisho bigenda bizingwa atari uko umuntu yahisemo kubizinga, ahubwo igihe kiri gusaba ngo umuntu aceceke. Sinzi niba ndibutsa hari n'abaje uyu munsi n'abi Kigali babitahane. Iyo dusomye mu bare w'igice cya 11 dusangamo inyamaswa zizira n'izitazira. Iko bimeze se? Ku murongo wa 7 aravuga ngo n'urukwavu ubwo twatuye inzara ariko ntirwuze ni igihumanya. Yego, n'ingurube. Ingurube rero muri iki gihe icana cy'ingurube ni 300 yo kikigwa hasi. Ingurube imaze ukwezi ni 70. Ubwo rero iki gihugu cabonye ko kugira ngo abaturage biteze imbere ku tungo rirazana amafaranga vuba, ingurube ni iri kwisonga. Urahari ko none nkibaza nk'umubwiriza ubukwemba ni kumfata no kuri televiziyo, mbese ndamutse mvuze ngo bizera baba dive utarafata ku ngurube, oya urafata ku ngurube n'itorero rya Muhana. Mbese byumvikanye ko umuyobozi yatanze ingurube, abakuru b'itorero bagahana uwo muntu wayifashe, yarara mu rugo cyangwa yarara ku murenge. Ntago buri kunsubiza. Eko mutari kunsubiza. Babaza ngo uwabwiriza atyo ninde? Abagari ibibazo byabaye buri wese ikibazo akagihereza ku wundi. Ninde watumye uyu muntu aza hano? Ati ni umukuru w'itorero wasinye. Mukutero bamubaza bati na pastor nawe yari yabyemeye.
pasoro bamubaza bati wabyemeye utati nta namanje guhamagara kuri firidi. Basi ugasanga ibintu bije bikururana none ubu kanogera mbabwire ubu kuvuga ngo bantu b'Imana kandi ingurube yemwe si uko ndi kuyeza ahubwo utarafashe ko atari nziza nakazike. Ibyo bibwirizo ntago biraje birakomeza gutambuka batazarinda banciramo. Niki nyine ko bitari kutsubiza utarafashe coje amavuna hitwa Igitarama. Umudivu umwe yayoroje iravuze ngo baje kuyimufatira bari kuzifata nyine mu kagari, nuko atari ko utavuga ko ari nje wagutumye, nuko arayimufatira. Rero uyu mupagana yigejeje mu rugo, undi aramubaza ati iyi ngurube yikuye hati ni y'umudive da. Nuko umupagana aramubaza ati si abadive bundi bemerewe korora ingurube? Nuko undi ati none ko yayimpaye ngo nyimuragirire. Nuko undi aramubwira ati nta bwenge ugira. Coreka iyo ngurube rero igihe cyo kubwagura izana 12, kimwe kiri kugwa ni 30. Wa mudive yabyutse karekare rero ari kuja yatumva rero katugabanye. Nuko wa mupagani nawe ati tugabane iki? Tugabane kuko yangurube suzu uko byagenze se. Undi aravuga ati iyihe? Undi ati si yayindi naguhaye. Ati niba urukwemeza kuba yimpaye cyo tujya kubivugira imbere y'abakuru bitorera. Nuko mu kugerayo rero umwami n'ikinda kirebaga umwe nkavuga ngo ariko Mana ibi bizaba nkihari ko hari umugabo mushobora kurebana ipantaro zikagwa. Bese aramutse avuze ati mbare kabiri iyi burushete kandi ni y'ingurube uyirye, mbare kabiri undebe mu maso wamaze kuyitamira. Iyi nyama wayirya wakwihagararaho ngo ndi umudive, wavuga ngo njewe ngo nduyu. Bisaba amasengesho menshi. Daniyeli agambirira mu mutima aravuga tumva rero nubwo byavuye ibwami. Burya uyu mwami witwa Nebukadineza w'umupagani yari afite ikigirwamana cyitwa Mariduki. Yaragihagaritse mu rusengero rw'Imana ye nyine iyo Mariduki ngo ibintu byose byatambukaga ibyaterekejwe n'izo nyama z'ingurube bazinyuzaga imbere y'ikigirwamana ngo dufite Imana ikomeye yatsinze Imana y'Abisirayeli nta wayihagarara imbere. Niyo mpamvu n'ibiryo bigomba kuribwa kugira ngo abasore b'i Babuloni bagire ubwenge, bajijuke, babingenzuzi, baba bahanga, bagomba kurya ibyanyuze imbere y'iki kirwamana cyitwa Mariduki. Nuko Daniyeli nubwo yari yaravuye iwabo, muri we arongera agambirira mu mutima we ati nubwo turi iw'abandi ariko hari Imana y'Abisirayeli. Iyi Mana ndamutse nyitambutse nkarenga amabwiriza nasomye naba ndi kure y'Imana. Icyavuyemo n'ikihe rero? Yagambiriye mu mutima aravuga tumva rero njyewe biriya biryo biri guturuka imbere y'ikigirwamana sindabikoramo n'umusa wa vino, ntabwo ndawusoma, ahubwo ngiye gusaba hari Imana twakoranaga yemera ibishimbo ikemera n'amazi mu myaka 3. Ikigeragezo cyaramutse cyaje nacyo ndagicuruzaga nkakireba nkabura inyungu. Uwakwicaza sinzi niba mugira ipfa. Mbonaga ibisambo mu bukwe bakaba bakunyuza imbere imikati. Ubwo mvuze ibyo nkunze kubona inaha ngaha b'i Kigali barihangana kuko muyirya buri munsi. Imikati bakunyuza imbere ni sosi. Nta maritiro wamira ntayo. Mbona aba bahungu bari bafite amaferi mu gifu cabo bakayagira no mu bwenge bwabo, baragambirira ngo abandi baraja barashikura brochette twe dutamira ibishimbo. Bamara imyaka 3 barabizera. Burya no mu birire abana b'Imana baragaragara, no mu mirire abana b'Imana baragaragara. Burya imibereho yabo n'iminwere iki naco mu kirebe, mbese kugira ngo abantu bakomeze baragotomera. Weho uri kunywa amazi. Umugabo umwe aherutse kuyobera mu bakire bari gufata uducupa twa Nili. Nuko yarasanzwe ari umungu w'inzoga. Rero mu gufungura abonye abakire bose bagiye mu ruhande rumwe bari kubaho uducupa, yibwira ngo ni inzoga zikaze. Nuko
aragenda bamuha agacupa ka mbere arafungura mu gusoma sarukoro yavuyemo cyangwa arasoma aragatereka arongera bakamubaza bati siku utari kunywa bimeze bitati ndanywera rimwe ndanywera rimwe bari kongeza abandi bakayagotomera kabona arayamena ariko bayobye cyangwa bamuhereza kandi nuko nakarafungura mu gusoma aba bantu bandobanuye cyangwa uwo bari basanzwe basangira mugirira imbabazi abonye yakomeje guhagarara aca y'amazi yatumbudana nayo nuko aramubwira ati wayobye wagiye hatariho vuye tuje kukwereka aho kwicara nuko baramujana ushobora kuba nawe warayobye ukaba wicaye hatariho ukaba unywa ibitari byo ukaba urya ibitari byo ukaba wambara ibitari byo ariko Daniyeli nk'umwana w'Imana yagambiriye mu mutima aravuga tumva ndashaka kwerekana iyi Imana. Haleluya. Amagambo aravuga ngo Imana ibiyereka rero nuko ngiye gusoma kuri 16 nuko icyo gisonga kibakuriye kuri byo kujya byabo na vino bari bakwiriye kunywa akaja baha ibishimbo maze abo basore uko ari bane Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo kwigishwa no mu by'ubwenge ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize umutware w'inkone aje kubamumurikira. Bahageze umwami aganira nabo ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Nuko Daniyeli agumaho ageza mu mwaka wa mbere w'umwami Kuro ari ku ngoma sije wahera. Nandi gusobanura abizera ba kera nuko bari babayeho bahamya Imana imirire yabo yarabahamije bisoza aribo ba mbere bafite ubwenge mu gihugu cye cy'Ibabuloni. Bishatse kuvuga iki rero? Tugeze igihe abana b'Imana bagomba guhamya bagahamiriza amahanga yose ko tugomba kubaho gutandukanye n'uko abapagani. Haleluya. Tukabaho twerekana Imana. Ndasubira musoma nahereyeho nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza hahirwa abamuhungiraho. Muri uyu mugoroba nubwo byacitse imbere ihari bikagaragara ko amakuba n'ibyago dukunze guhora tubwiriza ko bizabaho, ariko hirya y'ibiteye ubwoba, hirya y'ibyahahamura abantu hari Imana izarengera ubwoko bwayo, izaburengera kuko bwayihamije mu mirire yabo no mu minwere. Imyambarire yabo yarabyerekanaga, barahamyaga mu mikorere yabo. Muri uyu mugoroba wakwifuza kuba mu ruhande rwa ba Daniyeli ukifuza guhamiriza b'iki gihe. Ni bande babyifuza muri uyu mugoroba? Reka Mwuka Wera ahira ikiganza cyawe uhamiriza abandi ko hari Imana ishaka ko wakwerekana Imana yo mu ijuru. Imana iduha amahoro n'amahirwe mu izina rya Yesu. Ngiye guhamagara abanje rero mukanya mpamagaye abakorari, ariko ukimara kumva iki cyigisho ku bahungu bamaze imyaka 3 yose barya ibishimbo banywa n'amazi, abandi bicaranye mu nzu babanamo kandi bararamo bari kurya inyama bari kunywa n'inzoga, kavuga uti Imana nshoboza nanje cyakora ipfa nanje rikunze kumbuza amahoro, ariko burya ni wowe wandemye. Ndashaka kukwerekana kandi gituma abantu batihana nanone nipfa bareze ngo ariko ipfa n'umuntu bapfana iki? Ipfa ni maneko w'urupfu. Iyi ipfa ryakugangije pirizira kubona. Umva n'abantu bumva ngo yagize irubangwa ngo yumva ngo noneho ngo ashaka umugore ngo yamuhaze ngo agiye ahandi, barakugwadika baragufata kubera iki? Ipfa ryakunesheje. Bande bavuga ngo Mana yo mwijuru ndashaka ngo ntegekere ipfa. Mubashitsi ninde mushitsi wakumva yavuga ati nanje ndashaka ngo Yesu antegekere ipfa mbeho imibereho ijuru rishaka gira buryo. Umushitsi ndi kubaza mundebere neza, urumva ushaka Yesu ko yagufatira ipfa ryawe gira gutya? Ngwino mwa namubonye wanje mwavuga amena, mwavuga amina. Nta wundi
bavati ndashaka ngo umfatire ipfa pe. Imana iguha umugisha mwa. Nta wundi ndashaka ngo umfatire ipfa. Iyi Mana yabanye na ba Daniyeli barya ibishimbo banywa n'amazi kandi baratsinda. Burya amateka aravuga ngo batsindiye ku sahani. Ngaho nawe tsinda. Gira gutya turebe. Gira gutya turebe. Nta wundi, mbese nta bandi Satana bindigije mu itorero akaba yaraguteye ipfa ugasubira ku byo wari wararetse. Muri 90 wahamyaga ko temperance ari ngombwa, 95 biraza, muri 2 cyokora bikomeza gukariha, none 2020 warazindaye. Ubu warazindaye. Hari abantu bagenda amatwi agenda apfa. Amatwi agenda avuga ko inzoga ari mbi agapfa. Amatwi yumva ko mu myaka yashize bigeze bavuga ngo amatungo yose yo mu gihugu aranduye, iryemewe kuribwa gusa ni ingurube. Dore abahungu ngo bararya ingurube rero. Yeshitaguza babaza tereko kandi singurube yiriye utati none ko ari zo nyama zemewe. Ko ari zo nyama. Ari zo nyama. Wakwemera ngo Yesu agufatire ipfa uhagararira aho ugeze ube mu ruhande rw'Imana waburimo? Tawe. Ariko abantu ntabwo bari kumva ibyo ndi kubaza. Reka Imana iduha amahoro. Imana bakwishimira uyu musore. Imana ikugirire neza. Kandi Yesu agufatire ipfa uzavemo umugabo mwiza, uzamukwaho n'abandi bazajya mu ijuru. Imana iguha umugisha. Urakoze ja kuyicarira. Ndashoje. Reka mbifurize igiterane cyiza. Erega wari wahagurutse mwa. Burya si ntabwo urasubirayo. Uwo yareka gusubirayo. Gusubirayo nashoje ahubwo ndongera subukure ejo. Ebyo Imana ibafashe. Murakoze mukomeze kuryoherwa